ngo iki gihugu Uwiteka Imana kigabanyijemo ubwami bubiri. Akigabanyijemo ubwami bubiri, hari ubwami bw'iburasirazuba, hari n'ubwami bw'uburengerazuba. Ubwami bw'iburasirazuba nibwo ntara nshya namye mvuga nari mfitiye iyi ntara nshya, hanyuma nzanye ubundi butumwa bukomeye cyane, ndavuga ngo burakomeye kubera yuko mu iminsi ibintu turi kuvuga ni ibintu bikomeye, ni ibyo ngibyo nyine Imana yaduhaye. Nzanye ubutumwa ku gihugu cyacu cy'u Rwanda, kandi nabwo butoroshye, ntimugire ngo buroroshye, ariko nzanye n'ubutumwa mw'aka gace ka Afurika. Uyu muntu uvuga ngo arakomeye, Imana yambwiye ngo mubwire ngo ntabwo ukomeye, kandi ije kukwereka yuko udakomeye. Reka twikomereze, reka mpere ku butumwa bw'umuntu ukomeye cyane. Imana yambwiye ngo mbwire uyu muntu ukomeye cyane. Imana yambwiye ngo yamushyize ku munzani, imaze kumushyira ku munzani isanga adashyitse. Imana yambwiye ngo yamushyize ku munzani isanga adashyitse, ntago ashyitse. Uyu ni umunzani murawureba, ufashe ibi bintu ugaterekaho hano, ruriya rushinge ntirugende, ntago biba bishyitse, nawe yambwiye ngo yamushyize ku munzani. Murareba, iyi ni ingufuri, irambwira ngo kugira ngo ibikwereke ko birangije, murabona ko ifunguye, irambwira ngo ikimenyetso ngo irabifunze. Ngiyi ingufuri irafunze, irambwira ngo n'imfunguzo zirazijugunye, irabifunze. Nta mwana wawe n'umwe uzagera kubwo butegetsi, n'imigisha yawe yose irayifunze, n'imfunguzo zageze gute yazijugunye. Nabonye mu gihugu duturanye cy'iburengerazuba bwacu, ndagivuga amazina, ntabwo ntinya kukivuga amazina, ni igihugu cyitwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mbona iki gihugu cyugarijwe kandi gisumbijwe n'imisozi miremire. Iyo misozi miremire mbona yigabanyijemo mo kabiri, mbona igipande kimwe kigiye ku ruhande rumwe. Muri iyo misozi haje gutobokamo isoko nini cyane, iyo soko iragenda igabanyamo igihugu mo kabiri. Imaze kugabanyamo igihugu mo kabiri, iki gihugu, uwo mugezi wavuye mu majyaruguru uraza utemba. Reka nizere ko mumeze neza mwese kandi muri amahoro, mwese mukunda kandi mukurikira ibiganiro byacu bica ku Musaraba TV. Iyi ni channel yanyu rero, nimuhabwe umugisha kubwo kudutega amatwi, kandi muhabwe umugisha kubwo kumva ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Ngize umugisha rero, ndi kumwe n'umuhanuzi w'Imana François. Uraho neza? Muraho mwese, nawe ndagushubuje Nepo, uraho neza? Urakomeye? Ndakomeye, ndashima Imana. Meze neza? Nukuri Uwiteka ari mu kazi. Se we ntubireba? Hajya uyu munsi tariki zingahe? Uyu munsi dufite tariki 14. Ejo ni 10 na zingahe? Ejo ni 15. Twitegura iki? Mwitegura iki? Ahubwo mwabonye iki? Ubwo twabonye iki? Mwabonye iki? Ngatubwe icyo twabonye. Mwebwe mwagombye kwamumbaza ngo ibi ngibi twabonye bihuye na bya bindi. Icyo mwagombye kuba mu. Ugendeye ku byo warahanuye bitazanza 15. Mbo. Uyu munsi kwa turi 14, ni iki cyasohoye muri byo? Mbo, icyambere cyasohoye muri byo, Amerika yararashwe. Icyo ni kimwe, iraswa mu buryo butandukanye, kandi nari nabivuze. Ikindi cyasohoye muri byo, navuze impinduka zikomeye mu ntara nshya. Ndongera mvuga intara nshya, n'ubu ngubu ni nabwo butumwa nzanye, n'ubwo intara nshya n'ibindi bihugu turi buze kuvuga. Hari igihu kigeze kibudika umunsi umwe, abantu baramenengana barahunga. Izo ni impinduka zigaragaza ko Imana igeze gute, iri mu kazi. Yego,
nubwo hakurikiyeho ibindi ariko nabyo ni ikimenyetso cyo kugira ngo abantu bashire ubwoba bawugomeza kuba mu rungabangabo rw'ubwoba bafite, abantu bave mu bwoba, Imana ikorane nabo. kuri w'akamaro k'ubuhanuzi ni akahe? Ubundi kuva kera kose icyo umuhanuzi yaberaho ni ukubwira abantu akabamenyesha amakuru Imana ibafiteho. Ese wishimira ko ibyo wahanuye bisohora? Hari ibyo twishimira ko bisohora, ariko hari n'ibyo tutifuza ko bisohora. Iyo wahanuye ibibi wifuza ko byasohora kugira ngo abantu bakwemere kuri umuhanuzi? Ngiyo nahanuye ibibi ibikomeye mba numva bitasohora. Ukemerwa gute kuri umuhanuzi? Ukemerwa gute kuri umuhanuzi? Umuhanuzi anakuraho, aranahagarika. Ariko iyo bitasohorwa kuri umunyabinyoma bishobora kudasohora, ariko atari uko bitari bihari, ahubwo ari uko twasenze. Tukabitandukanya gute ko Imana bivanye? Wowe ushobora kutabitandukanya, abantu bashobora kutabitandukanya kubera ko hari inkuru nyinshi twagiye dusoma. Eliya hari byinshi yagiye yemera ko biba, Imana ikemera ko bibaho, ariko hari n'ibyo yagiye ahagarika ntibibeho. Urugero dusomye n'inkuru z'umugabo witwa Elisa n'iz'umugabo, hari ibintu byinshi yagiye akora akemera ko biba, ariko hari n'ibyo yasangwa ntibibeho kandi ntibibeho. Rero umuhanuzi iyo agize amahirwe akereka ibintu, ubundi biza bigira ngo tubisengere biveho, tukanabitangaza n'abantu bakemera gute kugira ngo bafate ibyo bihe. Bishobora kuvaho kubera ko bafashe igihe, bishobora no kutavaho kubera ko banze gufata ibi. Yego. Hari ubuhanuzi Imana ivuze ikakubwira, hari inzozi, hari n'ibyo twakwita amarangamutima cyangwa se imitekerezo byacu. Iyo uri guhanura muri ibyo ngibyo uri kuri ruhande? Ngewe ndi guhanura ntabwo ngendera mu marangamutima. Ntabwo ibyo watekereje? Ngiye mpanura burya nubona naje hano kuri kamera, akenshi ujya umenya ko mfite ibintu naraye neretswe cyangwa amaze iminsi neretswe itarenze 3, kuko mu minsi 3 ntabwo nakwirirwa mbizana irenze. Suza duteze amatwi. Ndabashuhuje. Turakwakiriye, Imana iguhe umugisha. Twa turi kwakira kandi twakiye umuntu wese uduteze amatwi muri kano kanya. François, ugubwe neza? Namwe mugubwe neza. Twishimiye kubana nawe. Urakoze, natwe twishimiye kubana namwe, kandi ni ukuri Banyarwanda turabakunda kandi turabahobeye. Nuko twinjiye mu kiganiro nyine buri munsi biza bitandukanye, ariko abarundi namwe tugize gute, turabagumbiriye. Wowe utwumva wumva ururimi tuvuga, ndabizi abantu benshi bararwumva ariko hari n'abatarwumva. Imana yo mu ijuru rero ibaho umugisha mwebwe mutwumva aho waba uri hose, kuyu mugaba, kuyu mubumbe witwa isi, aho waba uri hose utwumva. Ariko ngira icyo nkwisabira, tutarinjira muri iki kiganiro neza, ni ukuri mwagiye mutwera kenshi ko mudukunda, ariko niba udukunda by'ukuri twereke ko udukunda, udushyigikire. Ntabwo tugusaba byinshi, turagusaba kuduha subscribe, nta kindi tugusaba. Ugiye ku ishimwe ry'Imana, muri telefone yawe wandikamo ishimwe ry'Imana, harimo nyinshi, ariko ishimwe ry'Imana TV harimo nyinshi, ariko ureba hari ifoto yanjye, ugahita ukana subscribe aho ngaho, biba bihagije. Bapyondeho. Abanyarwanda tuvuga gukandaho, abarundi muvuga gupyondaho. Abarundi kandi bakavuga ngo sabone, babyita sabone, subscribe, ariko abarundi bakunda gukoresha uvuga ngo sabone. Mukore sabone ku ishimwe ry'Imana TV, muramuteye inkunga umurimo w'Imana, cyangwa se mugamije ko ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bukomeza kwaguka. François, numara gukora ibyo ngibyo, Imana iguha umugisha. Amen. Ariko ntiwibagirwe no ku Musaraba TV, nabyo ubikore. Aha ni mu rugo n'icano yabo. Aha ni mu rugo n'icano yabo, ariko nanjye ndi umwana hano. Ubwo rero niba ndi umwana hano, uri wowe wakanze ku musaraba, gerageza no kwishimwe ry'Imana, udutere inkunga, kandi nta kindi kintu bisaba. Nicyo cyonyine. Urakoze cyane. Nshuti muvandimwe duteze amatwi muri kano kanya, rero tuguhaye ikaze, uhabwe umugisha n'Imana. Tugiye kwa François umwanya atugezeho ubutumwa, ariko mbere yuko buduha, François, uri umuhanuzi? Ndi umuhanuzi. Senga Imana utugezeho ubutumwa. Reka dusenge mu izina rya Yesu, ariko tutarasenga tubwire abantu mujye mukurikirana ikiganiro mu kirangiza. Yego, abantu bacyeze impamvu nari ngo uri umuhanuzi, igihe umuntu aba ari umuhanuzi ko atabyemera ko ari we. Jewe ndiwe. Uri we? Ndiwe rwose. Niyo wampagarika rero nakubwira ngo ngende umuhanuzi. Sawa. Kadusenge mu izina rya Yesu. Tugezeho ubutumwa bwose Imana yaguhaye, kandi umwuka w'Imana mubane mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Turagushimye Mana, uri mwiza kandi ubera hose icyarimwe. Tugushimiye ko warinze twebwe twese abari aha ngaha, njyewe n'abagiye kudutega amatwi, waraturinze ishimwe n'icyubahiro n'ibyawe.
ni ukuri rero uyu mwanya unatwemerere tugucire bugufi ushyirwe hejuru, ntuhabwe icyubahiro kandi uko watubonye kose uko tubabarire. Niba utubabarire turagusabye, ijambo ryarambwiye ngo babiri cyangwa batatu aho bateraniye ngo ururuke ukabana nabo, turagusabye ngo nibururuke ubane natwe, turagusabye ngo nibururuke urengere buri umwe wese. Nyemera utambuke n'iyi si wiremeye, uriya abarwayi bayirimo nubakize mu izina rya Yesu. Uburwayi bwose barwaye bworoheje n'ubukomeye, utambuke urebe abadafite kirengera ubarengere, hari abadafite ubavugira n'ubavugire, hari abarengana ubarenganure, hari n'abandi bari hirya no hino badafite uko babayeho, nabo nubiteho. Ariko mwami mwiza, twongeye gusaba ngo nuze ucize intambara zirangire. Satani yatwibyemo intambara, ariko nuze uce zirangire mu izina rya Yesu. Turasabye ngo umwuka wawe wera abane natwe, kandi abe umuyobozi w'iyi gahunda, ntaba ari nepo ugiye kuyiyobora, ahubwo wari uyiyoborera. Nanjye ntaba ari njyewe mvuga, ahubwo aba ari wowe uvuga. Mu izina rya Yesu rero, iyi gahunda zose zigiye kubera hano hantu zibe zihagarikiwe nawe, kandi tukugireho umugisha, n'abantu bose batugireho umugisha. Umuntu wese ugiye kumva ikiganiro ni umuha umugisha. Urwaye akire, ufite ikibazo gitandukanye wese akire mu izina rya Yesu. Urakoze rero kubyumvise, tubisabye twizeye ko ubikoze mu izina rya Yesu. Amen. Hanyuma rero iki kiganiro tugiye kugitangira nk'ubu buryo, muraza kwihangana kuko mw'iyi minsi turi gutangirana impinduka zitandukanye, ariko nuko nguko umwuka aba yabitanze, nuko natwe tuba twategetswe kubikora. Hanyuma uburyo tugiye kwinjira muri iki kiganiro, ndagira ngo mbanze ngire abantu bamwe mbanza gushakisha. Abo bantu rero ni ukuri ukimara kutwumva bibaye byiza, wadushaka kuri nomero uri buze kuba wakurikiye muri kino kiganiro. Ndashaka umuntu witwa Bisagi, uwo nguwo ndimo nshaka. Ndashaka umuntu witwa Jean Marie Vianney, ni uwo nguwo nshaka. Ndaje ndababwira aho baherereye. Uyu nguyu ntabwo ari mu Rwanda, uyu Jean Marie Vianney ntabwo ari mu Rwanda, ari ku mugabane wa Amerika. Aho yaba ari hose, igihugu, intara yaba ari muri Amerika, ubwo yahita nshaka. Hanyuma ndashaka n'undi muntu w'umurundi, nawe ntabwo ari Burundi, ari ku mugabane wa Amerika. Uyu muntu yitwa Ndayikengurukiye. Ndagukeneye, Ndayikengurukiye we, ndagukeneye aho waba uri hose, mfite umushaje yawe. Hanyuma ni ukuri abantu uko ari batatu ndabakeneye byihutirwa, uko mfite ubutumwa bwabo. Hanyuma rero dukomeze tubwira abantu bose ngo Imana ikomeze bane namwe, kandi ni ukuri buri wese twifuza ko Imana yamugeraho, hanyuma akabona kugira neza kw'Imana. Reka dukomeze twinjira mu kiganiro cyacu mu buryo bumeze gutya. Turabanza dusuhuza abantu batuye mu ntara nshya, nuko nayise, nuko nahaye ko nyita n'intara nshya. Iyi ntara nshya iri mu burengerazuba bw'igihugu cyacu, ikaba iri mu kindi gihugu cyitwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Hanyuma aba bantu ndababwira ngo ubutumwa mbazaniye bwa mbere mfite, Imana yantumye ngo amasengesho mwasengeye ku musozi wa Minembwe, ngo masengesho ngo Imana yongeye kuyibuka. Bantu mwese muzi ko mwasenze mu masengesho, mwabaye ku misozi mu gihe mu bihe bitandukanye muri Minembwe. Imana yambwiye ngo yumvise gusenga kwanyu, hanyuma nubwo Satani yabibasiye akamanuka akaza akabatatanyiza mu buryo bitandukanye, ngo Imana yongeye kwibuka ibyo bihe. Hanyuma mw'ibyo bihe yibutse ari ibyo ije gukora, irambwira ngo umuntu wese uzi ko yasenze ayo masengesho, uyu munsi wa none yongera afate amasengesho y'iminsi 3. Amasengesho y'iki? Y'iminsi 3. Aya masengesho tugiye gusenga y'iminsi 3 ni amasengesho y'impuruza. Turatangira guhera ku itariki 18, ubwo itariki uyibare. Uyu munsi turi 14, tuzatangira kuri 18. Aya masengesho ni ay'impuruza, kandi ni amasengesho nanone y'ubutabazi.
kuko nyuma y'aya masengesho hari ibindi bintu bigiye gukoreka kandi bitunguranye, kandi ibintu bizaba bikozwe n'Imana, kandi Imana yo mu ijuru irambwira ngo mbabwire ngo ni ukuri ngo umuntu wese uyiringiye ntabwo azakorwa n'isoni. Ubwo turi mu ntara nshya, umuntu wese uyiringiye ntabwo azakorwa n'isoni, kandi amaboko akomeye ntabwo azamugiraho ububasha kubera ko yiringiye Imana. Ngo abiringira abantu barabahemukira, babahanga amaso ngo bakabakoza isoni, ariko Imana yo ntabwo igihemuka. Irambwira rero ngo ntabwo igihemuka kandi ntabwo yibagiwe ibyo mwavuganye nayo kuri iriya misozi, ntabwo yibagiwe ibihe byiza mwagiye mugira nayo, ntabwo yibagiwe ukuntu mwayipfukamiye, ukuntu mwayiramije, ukuntu mwayihaye amashimwe, ngo nubwo mwatatanye ariko isezerano yagiranye namwe ngo iracyaryibuka. Ntabwo yigeze igira gute, ntabwo yigeze iryibagirwa. Rero niba uzi ko nawe wari uhari icyo gihe, n'undi muntu waba uzi ko wari uhari icyo gihe, niba uzi ko nawe uyu munsi wakwemera gufatanya n'abo bantu, ayo masengesho y'iminsi 3 azatangira ku 18, nawe ngwino ufatanye n'abandi. N'undi muntu wese ukunda aba bantu, n'undi muntu wese ukundi wigeze wumva ibyo bihe byabaye, aze afatanye n'abandi bantu gusenga ayo masengesho y'iminsi 3 azatangira kuri 18. Twakomeje noneho n'ubwo butumwa nari mfitiye iyi ntara nshya, hanyuma nzanye ubundi butumwa bukomeye cyane, ndavuga ngo burakomeye kubera yuko mu iminsi ibintu turi kuvuga ni ibintu bikomeye, ni ibyo ngibyo nyine Imana yaduhaye. Nzanye ubutumwa ku gihugu cyacu cy'u Rwanda, kandi nabwo butoroshye, ntimugire ngo buroroshye, ariko nzanye n'ubutumwa mw'aka gace ka Afurika, ka East Africa, mu bihugu bikiri mu Rwanda, mu gihugu kirimo ni Burundi. Ubwo iyo mvuze u Rwanda n'u Burundi mvuga n'intara nshya, ngahita nongeraho na Kongo yose, ngahita ntambuka, ngahita nkora ku Bugande, ngakora no kuri Tanzania. Nimwe nzaniye ubutumwa, hanyuma mfite n'ubundi butumwa bundi bukomeye cyane. Noneho ubu ngubu bwo uwo bureba ni umuntu witwa Ukomeye wese. Uyu muntu uvuga ngo arakomeye, Imana yambwiye ngo mubwire ngo ntabwo ukomeye, kandi ije kukwereka yuko udakomeye. Reka twikomereze, reka mpere ku butumwa bw'umuntu ukomeye cyane. Imana yambwiye ngo mbwire uyu muntu ukomeye cyane. Nigeze mvuga mbere, kambanze mvuge kwa aka kantu. Nigeze mvuga ngo Imana ije gucisha bugufi kugira ngo muze kubyumva. Mvuga umwaka ushize navuze umuntu nabonye, nababwiye umuntu watwaye imodoka yigongesha umusozi. Ejo bundi ndagaruka ndavuga ngo iyi njyungu agiye kuraswaho. Ubu ngubu rero noneho iby'Imana yanyetse ko uwo muntu ukomeye. Imana yambwiye ngo yamushyize ku munzani, imaze kumushyira ku munzani isanga adashyitse. Imana yambwiye ngo yamushyize ku munzani isanga adashyitse, ntago ashyitse. Uyu ni umunzani murawureba, ufashe ibi bintu ugaterekaho hano, ruriya rushinge ntirugende, ntago biba bishyitse. Nawe yambwiye ngo yamushyize ku munzani, imaze kumushyira ku munzani ngo urushinge rwanga kugenda kubera ko adashyitse. Urushinge rwanze kugenda kubera ko adashyitse. Yamaze kumupima rero, irambwira ngo nkubwire tarampa ngo yamaze kugupima ngo isanga udashyitse. Imaze gusanga idashyitse, hanyuma irambwira ngo iguciye ku ngoma burundu, iguciye ku ngoma burundu. Ndetse n'ikimenyimenyi by'uko iguciye ku ngoma ni uko nta n'umwana uzagusimbura ku ngoma, no mu buzukuru bawe ntabwo uzigera yicara ku ntebe nk'iyo wicayeho. Ni uko yambwiye. Hanyuma irambwira ngo nkubwire, ndaje nze nkore ibyo yambwiye, nkore ubutumwa bwose uko Imana yabumpaye. Hanyuma muraza kumfasha mukurikire neza, muze kumenya uko ibintu biteye, hanyuma muze kubikurikira neza byose uko bimeze. Hanyuma rero irambwira ngo ikimenyetso kikwereka yuko ibyawe byose ibiciye, ibirangije
ibirangije murareba iyi ni ingufuri irambwira ngo kugira ngo ibikwereke ko ibirangije, murabona ko ifunguye, irambwira ngo ikimenyetso ngo irabifunze, ngiyi ingufuri irafunze, irambwira ngo n'imfunguzo zirazijugunye, irabifunze, nta mwana wawe n'umwe uzagera kubwo butegetsi, n'imigisha yawe yose irayifunze, n'imfunguzo yageze gute yazijugunye. Nubwo ngubwo nari mfite gutanga k'uyu muntu witwa Ukomeye, nubwo butumwa nari mpereyeho, nubwo ngubwo k'uyu muntu ukomeye. Hanyuma ndashaka ko twinjira mu ijambo neza, tukaza gusoreza ku butumwa bwo muri ibi bihugu nari nzimo mvuga, ibi ngibi byacu. Nahereye ku butumwa bwo hejuru bw'abari abantu bakomeye Imana yari yantumyeho. Hanyuma ndashaka ko twinjira mu butumwa bwiza, uturebere ijambo dusanga mu gitabo cy'Abami. Abami ba kabiri niho tugiye gusoma, mu gitabo cyaho cy'Abami, Abami ba kabiri, igice cyaho cya kabiri. Hanyuma urasoma uhereye, ni amagambo maremare ariko dusomera uhereye ku murongo waho wa 15 ugeze ku wa 25. Abami ba kabiri ibice bingahe? Ibice bibiri, uhere ku murongo wa 15 ugeze ku wa 25. Urajya usoma rwose, soma witonze nta kibazo. Maze babana b'abahanuzi b'i Yeriko bari bamwitegeye. Ntabwo ariho wasomye. Abami ba kabiri. Abami ba kabiri. Ibice bibiri. Ibice bibiri. Umurongo wa 15. Umurongo wa 15. Naho ngaho. Komeza. Maze babana b'abahanuzi b'i Yeriko bari bamwitegeye. Bamubonye baravuga bati, umwuka wa Eliya uri muri Elisa. Nuko baza kumusanganira, bamugezeho bamwikubita imbere. Baramubwira bati, abagaragu bawe turi kumwe n'abagabo bakomeye 50. None turakwinginze reka bajye gushaka shobuja. Ahari umwuka w'Uwiteka yaba yamuteruye akamujugunya ku musozi muremure cyangwa mu kibaya. Aravuga ati, oya, ntimubohereze. Naho dukomeze. Komeza. Baramuhata kugeza aho bamurembereje. Arabemeye ati, nimubohereze. Nuko bohereza abagabo 50, bamara iminsi 3 bamushaka baramubura. Baragaruka basanga atigeze, basanga agitinze Yeriko. Arababwira ati, sinabujije kugenda. Bukeye abanyamudugudu baho babwira Elisa bati, dore uyu mudugudu uburyo uri heza nk'uko ubireba, databuja, ariko amazi yaho ni mabi, kandi muri iki gihugu dukomeze. Kandi muri iki gihugu imyaka irarumba. Aravuga ati, nimunzanire imperezo nshya muyishyire mu munyu. Nuko barayimuzanira. Arasohoka ajya ku isoko y'amazi, amishamo umunyu. Aravuga ati, Uwiteka aravuze ngo, ahumanuye aya mazi, ntabwo azongera kwicana cyangwa kurumbya. Yego. Dukomeze turekeraho. Uretse aho ngaho gatoya. Dusomye amagambo ariko ndashaka kongera ugasubiramo gake gake, noneho tukagendana gake gake. Hanyuma Imana ibashyigikire kandi yite ku buri umwe wese, kandi umwami Imana aba ari we ubarwanirira. Dusoma gakeya noneho. Maze babana b'abahanuzi b'i Yeriko bari bamwitegeye. Ngo maze babana b'abahanuzi b'i Yeriko bari bamwitegeye. Bamubonye baravuga bati, umwuka wa Eliya uri muri Elisa. Bamubonye baravuga bati, umwuka wari muri Eliya uri no muri Elisa. Nuko baza kumusanganira. Nuko ako kanya bahita baza kumusanganira. Bamugezeho bamwikubita imbere. Bamugezeho bamwikubita imbere. Baramubwira bati, hanyuma baramubwira bati, abagaragu bawe turi kumwe n'abagabo bakomeye 50. Abagaragu bawe turi kumwe n'abagabo bakomeye, kandi abagabo turi kumwe ni 50. None turakwinginze reka bajye gushaka shobuja. Maze turakwinginze rero reka tujye gushaka shobuja. Ahari umwuka w'Uwiteka yaba yamuteruye akamujugunya ku misozi miremire cyangwa mu kibaya. Ahari
uwiteka imana yaba yateruye shobuja akamuta ku misozi miremire cyangwa mu kibaya? Ariko soko imana niko ibigenza. aravuga ati hoya Elisa aravuga ati hoya nimuboherezeyo. baramuhata kugeza aho bamurembereje, arabemerera. Hanyuma baramuhata, bamaze kumuhata ndetse baranamurembya, ahita afata umwanzuro arabemerera ati nimubohereze. Ati rero ngaho noneho niba ari uko bimeze nimubohereze turebe. Nuko bohereza abagabo 50 bamara iminsi 3 bamushaka baramubura. Nuko bohereza abagabo 50 bamara iminsi 3 bose yose bamushaka, kandi bamaze kumushaka baramubura. Baragaruka basanga agitinze i Yeriko, arababwira ati sinabuje kugenda. Nuko baragaruka baraza basanga agitinze i Yeriko, arababwira ngo sinababujije kugenda. Bukeye abanyamudugudu baho babwira Elisa bati, bukeye abantu bo mu mudugudu wabo babwira Elisa bati, dore uyu mudugudu uburyo uri heza nk'uko ubireba databuja. Dore uyu mudugudu wose uri heza nk'uko ubireba databuja. Ariko amazi yaho ni mabi, kandi muri iki gihugu imyaka irarumba. Ariko amazi yaho ni mabi ndetse n'imyaka yaho irarumba. Aravuga ati nimunzanire imperezo nshya. Aravuga ati nimunzanire imperezo nshya. Muyishyiremo umunyu. Muyishyiremo umunyu. Nuko barayimuzanira. Nuko barayimuzanira. Arasohoka ajya ku isoko y'amazi, amishamo umunyu, aravuga ati. Nuko afata. Arasohoka ajya ku isoko y'amazi. Nuko arasohoka ajya ku isoko y'amazi. Amishamo umunyu. Amishamo umunyu. Aravuga ati Uwiteka aravuze ngo ahumanuye aya mazi. Aravuga ati Uwiteka aravuze ati aya mazi arayahumanuye. Ntabwo azongera kwica cyangwa kurumbya. Ntabwo aya mazi azongera kwica cyangwa kurumbya. Imana iguha umugisha cyane. Imana iguha umugisha kubw'amagambo udusomeye ndetse kandi tumaze kumva. Uwiteka Imana Nyiringabo aratambutse kandi aje guhumanura. Aje guhumanura icyo Satani yatumye kirura cyose. Mwagize ari ibyacu byaruze, ari ibyacu byatubabaje, ari ukuntu twanyuze mu bintu birura, ariko Uwiteka Imana aje kubihumanura kuko ari umunyembaraga, kuko ari Imana ikomeye, kuko ari Imana y'inyembaraga, kuko ari Imana y'inyabushobozi, kuko ari Imana ifite buri kimwe cyose. Ni Imana ivuga bikaba kandi bigakomera. Ni Imana yigaragariza mu mirimo yayo, yigaragariza mu bitangaza byayo, yigaragariza kuri buri kimwe cyose. Hanyuma dufashe usubire hejuru. Hanyuma Eliya yenda umwitero we. Ngo Eliya yenda umwitero we arawuzinga. Hanyuma amaze kuwuzinga awukubita amazi yigabanyamo kabiri. Ayo mazi amaze kuyawukubita, ayo mazi ahita yigabanyamo ibice bibiri. Amwe ajya ukwayo, ayandi ukwayo. Amwe ajya ukwayo, ayandi ajya ukwayo. Bombi bambukira ahumutse. Eliya na Elisa bombi bahita bambukira ahumutse. Imana iguha umugisha cyane, urakoze cyane. Kandi Uwiteka Imana akomeze abane nawe. Hanyuma turebere nanone igice cy'8. Turebere ku gice cy'8. Abami ba kabiri 8. Kandi Elisa yari yarabwiye wa mugore yazuriraga umwana ati haguruka nabo mu nzu yawe. Kandi Elisa yari yabwiye wa mugore na message twari dufite. Hanyuma aya magambo nayabonye maze kubona inzozi zinari ngiye kubabwira, nari maze kurota cyangwa se iyerekwa nari ngize. Nabonye mu gihugu duturanye cy'iburengerazuba bwacu, ndagivuga amazina, ntabwo ntinya kukivuga amazina. Ni igihugu cyitwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mbona iki gihugu cyugarijwe kandi gisumbijwe n'imisozi miremire. Iyo misozi miremire mbona yigabanyijemo mo kabiri. Mbona igipande kimwe kigiye ku ruhande rumwe. Muri iyo misozi haje gutobokamo isoko nini cyane. Iyo soko iragenda igabanyamo igihugu mo kabiri. Imaze kugabanyamo igihugu mo kabiri, iki gihugu, uwo mugezi wavuye mu majyaruguru uraza utemba, uraza ugera mu majyepfo. Hanyuma igihugu gicamo kabiri, ugicamo hagati.
ntabwo wagiciye ku ruhande, ahubwo igihugu wagipasuyemo kabiri unyuzemo hagati kandi uturutse he mu majyaruguru werekera mu majyepfo, igihugu gipasuramo kabiri. Hanyuma ndimo nsenga maze kubona ibyo ndabaza Mana ngo ibi ngibi mbonye ni ibiki? Ndabyirwa ngo iki gihugu Uwiteka Imana kigabanyijemo ubwami bubiri. Akigabanyijemo ubwami bubiri, hari ubwami bw'iburasirazuba, hari n'ubwami bw'uburengerazuba. Ubwami bw'iburasirazuba nibwo ntara nshya namye mvuga ngo intara nshya, ubwo ni ubwami bw'intara nshya. Imana irambwira ngo ubwo bwami irabwimitse kandi ubwami irabukomeje, ariko ngo hari impamvu ikoze ibi ngibi. Impamvu ikoze ibi ngibi ni kubw'amasengesho yabereye ku misozi, hanyuma yabereye ku musozi witwa Minembwe. Niyo mpamvu Imana ikoze ibyo ngibyo. Uyu musozi ngo wabereyeho amasengesho, aya masengesho abantu Imana yumva gusenga kwabo, ndetse ngo igihe kiragera ngo Imana ngo Satani abacamo kabiri, abacamo ibice bitandukanye. Satani ashaka gusenya ibyo bikorwa byaberaga aho ngaho, ngo aranabisenya biremera, hanyuma maze kubisenya byemeye, ariko ngo Imana ntago yigeze ireka, cyangwa se yigeze ireka abantu, ngo yabashyize mu bihugu bitandukanye, abandi bajyana mu majyepfo, abandi bajyana mu majyaruguru, abandi buriza imigabane, abandi baragenda bajya hirya no hino, ariko irambwira ngo yongeye kubakoranyiriza hamwe. Yongeye kubakoranyiriza hamwe, irambwira ngo mbabwire ngo mwese aho muri hose mukoranire hamwe, kandi mwese muhagurukire kujya kubaka igihugu cyanyu, kuko igihe kirageze kandi kirasohoye. Uwiteka Imana akavuga agakora ibyo yasohoje, ibyo yavuze kuri mwebwe, ibyo yasezeranyije akabisohoza, kuko ni Imana isezeranye igasohoza, kandi ni Imana y'inyembaraga, ni Imana y'inyabushobozi, ni Imana itajya yibagirwa imirimo abantu bakoze. Ngo mwanyura mu bikomeye bimeze gute, mwanyura mu misozi, mwanyura mu bibaya, mwanyura mu bihanamanga, ngo ntago yigeze yibagirwa, ahubwo ibi byose ngo biba kugira ngo imirimo y'Imana yerekanirwe muri mwebwe. Hanyuma irambwira ngo mbabwire aya magambo, ntituri buyasome kuko aya magambo ariko turacamo. Irambwira ngo ari umunsi umwe ngo Abisiraheli ndetse bari bagoswe batugariswe n'umwami, ngo hanyuma Eliya ngo uyu muntu w'Imana witwa Elisa ngo akajya afata ibihe byo gusenga akavuma ubwo bwoko bwabateraga, ngo intambara zikarangira. Ngo bukeye bigira inama yo kujya gufata uyu muntu witwa Elisa. Ngo bagiye kumufata, ngo umugaragu we ngo azindutse kare cyane, ngo asanga ngo izi ingabo zabagose ndetse zabaye nyinshi cyane. Hanyuma zimaze kuba nyinshi cyane, ngo arataka cyane, avuza induru, hanyuma aravuga ngo databuja turapfuye, ngo batugose. Ariko muko kubagota, ngo Elisa aravuga ati humura ntacyo tubaye. Ngo atakamba abwira Imana ngo icyama ngo ugahumura uyu mugaragu wanjye, ngo akabona ingabo zitugose uko zingana. Hanyuma rero Imana irambwira ngo mbwire abantu bari mu ntara nshya ngo ingabo zibagose ziruta ubwinshi izo ngizo mubonye, ngo ingabo zibagose ziruta nyinshi izo ngizo mubonye, ngo ziruta ubwinshi. Ingabo Imana yabashyize ku uwo musozi kugira ngo zibarinde, ngo ziruta ubwinshi izo ngizo mubona. Ngo iyaba zidahari, ngo baba barabamize bunguri, ngo ntimuba munakibukwa, ngo ntimuba munagihari, ngo neza ngo hanyu haba haribagiranye. Ariko kubw'izo ngabo zihari, ngo niyo mpamvu mugihari. Ndetse izo ngabo zibagose, ngo ni ingabo zaturutse mu ijuru, ntabwo ari ingabo zatojwe n'ab'isi, ntabwo ari ingabo zo mu isi. Hanyuma ngo uyu mugaragu ngo ahumutse, ngo amenye izo ngabo, amaze kuzitegereza, ngo ashira ubwoba burashira. Hanyuma namwe Imana irambwira ngo nimushire ubwoba kandi mutinyuke kandi mukore ibyo mugomba gukora. Imana nibashyigikiye, Imana iri kumwe namwe. Hanyuma irambwira ngo izi ngabo zitaye mu maboko zanyu, izi ngabo mubona zibasumbirije, izi ngabo mubona zibatugaritse, ngo izitaye mu maboko yanyu, uko mugiye kuzifata mpiri buri munsi, muzifata mpiri kugeza igihe zigira gute, kugeza igihe zirangirira, kugeza igihe zegukira, kugeza igihe zirekura, zikavuga ngo nta mbaraga tugifite. Kuko turwara nawe ntabwo twari tutaramusobanukirwa, nawe turamusobanukiwe. Hanyuma ibwo n'ubutumwa bwanyu nari mfite. Hanyuma rero
ndaza ngo navuze ko mfite n'ubundi butumwa ku ibihugu byacu mw'iyi minsi. Uyu munsi turi ku cyumweru, ejo ku wa gatandatu nijoro, ubwo ni ku ijoro ryo ku wa gatanu bucya ari ku wa gatandatu, nabonye iyerekwa rikomeye cyane, mbona mu misozi miremire y'igihugu cyacu, ubwo ndavuga mu majyaruguru y'igihugu cyacu ndetse mu majyaruguru ndetse n'ahagana mu burengerazuba, igice kimwe n'igice kimwe cy'amajyaruguru, mbona harimo haragenda indege nyinshi cyane, ndetse kandi mbona iyo misozi itugaritswe n'abantu benshi, mbona iyo misozi itugaritswe n'abasirikari benshi bambaye iyo misozi. Hanyuma ariko ngiye kubona mbona ubwo izo ndege zagendaga muri icyo kirere n'iyo misozi yuzuye abasirikari benshi, mbona haje indi ndege. Iyi ndege rero yari itandukanye n'izindi ndege, kuko izindi nabonaga ari indege ntoya, ariko mbona ni indi ije ari indege nini cyane. Za zindi zose zibonye iyi ndege ize muri iki kirere, ije mu kirere zayo zirimo zisanga, mbona zose zirakase ziragiye, mbona zihise zisubiraho zirukanka, ndetse zimwe zigenda zihanagurika zikubita mu mashyamba. Abari barimo mbona bamwe barakomeretse, mbona abandi barapfuye. Hanyuma ngiye kubona mbona ba bantu ba basirikare nabonaga batugaritse, ndetse baza birukanka cyane, baririmbaga amajwi y'indirimbo ntari gusobanukirwa neza, kuko ayo majwi nge ntabwo nabashaga kuyumva, numvaga ari nk'amaringara, ari izindi ndimi zidasobanutse, kuko nkumva sinzumva neza. Ariko ngiye kubona mbona nabo basubiye inyuma birukanka cyane, mbona ndetse bamwe baguye mu mazi, bararohamye neza, amazi arabarengeye burundu. Hanyuma ndabaza ngo Mana, ngo ibingibi ni ibiki bibaye? Ibintu nyeretse ni ibiki? Mana irambwira ngo mu Rwanda hari hagiye gucika igikuba, kandi igikuba cyari kigiye gucika. Imana itanze ubutabazi, bwihuse. Mu kwezi kwa gatatu, mu kwezi kwa kane, mu kwezi kwa gatanu, itanze ubutabazi bwihuse cyane. Imana irambwira ngo mbaze abayobozi, mbabwire ngo mbabaze iri jambo, ngo umuntu akubwiye ngo wo kugarira urugo rwawe, akakubuza no gukinga inzu yawe, ngo yaba ashaka iki? Akakubwira ngo jya mu nzu uryame, ariko amarembo ntuyugarire, ndetse n'inzugi ntuzikinge uzirangaze. Akakubwira ngo jya mu nzu uryame, ngo uwo muntu Imana irambwira ngo nanone ngo ncire Abanyarwanda uyu mugani uvuga ngo Abanyarwanda duca umugani uvuga ngo urusaku rw'ibikeri ntabwo rubuze inka gushoka. Ni Umunyarwanda, ni uwo mugani Imana yambwiye ngo ncire Abanyarwanda. Irambwira none ngo mbacire undi mugani wa kabiri uvuga ngo imirindi y'inzovu ntabwo ibuza urushishi kugira gute? Kugenda. Iyo migani yombi ifite icyo isobanura, aricyo nahise mbaza Imana, ese iyi bintu bisobanura iki? Abanyarwanda bo bakuze nimbivuga buriya babyumvise ibyo nshatse kuvuga, n'ibisobanuro Imana yampaye buriya nimbyumva bafite uko bari bubihuze. Kandi ni ukuri, ubundi urusaku rw'ibikeri byinshi cyane ku mabuga y'inka, abantu bo hambere amabuga barayazi, ahantu inka zanyweraga zigatarama, zamara kunywa zigakuka zikajya hariya zigatarama nyine zikaba zisha hafi aho ngaho. Habaga henshi ari ahantu hafi mu mibande, ahantu hari imigezi, inka zikanywera aho ngaho. Rero aho hantu ntabwo hatana n'ibikeri, kandi ibyo bikeri biba bivuza induru, bivuga buri kanya. Munyumve neza, ibyo bikeri biba bivuga buri kanya, ariko ntago byigeze bibuza inka gushoka. Rero no kuba mwumva amagambo n'urusaku rwinshi, ntago ntibibabuze kugira iki? Gukora ibyo mwari mugambiriye gukora. Ntibabuze cyangwa bibatera ubwoba ngo bibakure mu mwanya mwari murimo, ngo muvuye ngo igikuba kiracitse. Nta gikuba gihari. Hanyuma uyu mugani nawo uvuga ngo
imirindi y'inzovu ntabwo ibuza urushishi kugenda. Hari amagambo menshi muri kumva y'ibikomerezwa y'abantu bakomeye, ayo ngayo ntabwo azabuza gutambuka, ntabwo azabuza kugera gusohoza icyo Imana yavuze ku banyarwanda. Ni ukuri Imana yaravuze ngo mu Rwanda hari amahoro kandi hari uburinzi. N'ubu nayivuze ko yatanze ubutabazi, n'ubu nayivuze ko ubutabazi buhari, kubera ko hari imigambi myinshi yaricuzwe ndetse yaricuzwe, ariko kandi imigambi muzabitekereze neza kuva mu kwezi kwa mbere, ukwezi kwa kabiri, ukwezi kwa gatatu, ukwezi kwa kane kugeza mu kwa karindwi. Mu kwa karindwi biraceceka bigahurika, ariko ukwa mbere kwazo tukazamuka ukwa kabiri, ukwa gatatu, ukwa kane, ukwa gatanu, ukwa gatandatu, twagera mu kwa karindwi bigaceceka. Ibyo bintu birahari, ayo magambo arahari, ariko icyo aba agamije ni ugusenya, nta kindi. Rero kuba iyo mirindi y'inzovu, iyo mirindi y'ibikomerezwa, ibyo bitwaro bya kirimbuzi, ibyo byose ntacyo bivuze, ntacyo bivuze. Hanyuma irambwira ngo ubu nanone kuri wa mugani na kuri bwa butumwa navuze ku buyobozi, mvuga ngo umuntu akubwiye ngo jya mu nzu uryame, ngo ntiwugarire kandi ntukinge, ngo ikintu aba ashaka kukugeraho bitamugoye, kuko isaha yose yashakira yaza akaca mu marembo ntawe umukumiriye, akinjira mu muryango nta kimukumiriye, akaza akagusanga we akahagukura. Imyugariro iberaho kugarira amarembo, inzugi ziberaho gukinga imiryango. Umuntu akubujije gukora ibyo byose, rero icyo bashaka uracyumva. Irambwira ngo mube maso kandi musenge ubutitsa. Imana iguha umugisha. Urashoje, Imana iguha umugisha. Yego. François, mbere ko tukurekura, wavuze yuko ufite ubutumwa bw'umuntu ukomeye, ariko cyane cyane witsa kuri Trump, perezida wa Amerika. Uyu munsi ko atumva Ikinyarwanda, ubutumwa buramugeraho gute? Ibyo bintu nk'iyi minsi ndi kubivuga ngo abantu bumve ururimi mvuga baruhindire mu kiganiro, bagitange mu rurimi bashaka, mu rurimi rwose abantu bumva, kuko nzi ko bishoboka. Ariko nanone ndabizi neza ibi tuvuga arabizi, kuko nawe Imana yamusanze rimwe kabiri gatatu imwereka abantu bamutera ibyuma, abandi bamurasa, abibona mu nzozi kandi ngo abona arapfuye. Ese kubera iki Imana ituma Abanyamerika ngo aribo bamuhanura, igatuma Umunyarwanda batumvikana? Muri Amerika nta buhanuzi babayo? Ibyo ugiye kumbaza iyo kibazo, Imana ihamagara uko ishaka, igakora uko ishaka, ifite n'aho inyuze. Ubuse kubera iki Imana iguha ubutumwa utayibaza icyo kibazo? Ntago njye mburana n'Imana, icyo ni icya mbere. Kuba Imana yambwiye ngo mvuge ibi ngibi, ntago najya kuburana nayo. Kuko hari impamvu gutuma Abanyamerika bavuga ururimi bavuga yumva. Niba ubwo yaramwigereyeho, icyo ni ikimenyetso cya mbere kigaragaza ko ibyo tuvuga abyumva. Kandi ijwi ry'Imana uko ryaba riri kose ntaho ritabasha kugera, ni waba utabyumvaho na gatoya, wowe urabyumva. Umuzungu ashobora kuvuga sinumva Icyongereza, ariko yavuga kuri Faransa, kubera ko umwuka w'Imana uri muri ngewe, cyangwa se Imana ashaka kumenyesha ibyanjye, ngahita amenya ko avuze kuri iki, kuri Faransa, kandi n'ibyo mvuzeho nkabimenya. Ariko icyo nzi Trump uyu nguyu, nawe ubwo Imana yaramusanze rimwe kabiri gatatu, na gatatu gusa, na kane kararenga, abona abantu bamutera ibyuma, abandi bamurasa, kandi abona ngo arapfuye. Kuki yamusanze ikongera ikamutuma abandi kandi ifite uburyo imusangamo? Nuko yanze kumva. Ni ikimenyetso kugira ngo imwereke ko neza nubwo atumva, ariko hari icyo yakora. Yanze kumvira Imana ari bwumvire Faransa atazi, batumvikana no mu rurimi. Kunyumvira si ikibazo, no kutanyumvira si ikibazo. Ahubwo icy'ingenzi ni uko Imana ivuga ibyo yagize gute. Aho ibyo uvuga ntiwaba uri kubihera ku ntambara iri muri Amerika na Israel na Iran, wareba ukuntu uburyo bimeze, n'uburyo Amerika yariteguye ko biragendamo ntibari ko bigenda, ukavuga ibyo bintu byose kuri Amerika ushingiye kuri iyo ntambara, tukabyita ubuhanuzi bw'amarangamutima cyangwa se bw'ibitekerezo byawe. Icya mbere nabanje kubwira ngo njye ntabwo ngendera ku marangamutima. Hanyuma tukiri kuri kariya kantu wari mbajije kuki François inyuzamo ibi ngibi, inyuza ibyo bya Trump kandi atumva ururimi. Ibi bibaho kugira ngo n'abandi bantu bose bumva ururimi bazavuge ko Imana bazabone gukomera kw'Imana. Hanyuma kuri iki kibazo warumbajije cyuko ushaka guhuza ibintu ndimo mvuga n'iby'intambara yo muri
ya Trump yuko bamurashe. Ngira ngo mu kiganiro twigezeho gukora bari bataramubasa mvuga yuko bagiye kurasa he muri Amerika igiye kuraswa. Sinde bari bataraharasa. Mw'iyo minsi hararaswa. Nigeze ntanga ikindi kiganiro mvuga ngo Amerika igiye gura n'ibibazo, mvuga ngo ukomeye yagize gute, mbona yatwaye imodoka mbona yigongesha umusozi. Mw'iyo minsi Amerika irashya. Ibyo byose byabaye imbere yuko ibi ngibi biba. Rero ibi ngibi ndimo mvuga ntushaye kubihuza n'ibi ngibi turimo. N'ibi ngibi urimo wumva, ahubwo ndi kuvuga iby'Imana yantumye kandi imenyesha abantu bayo kugira ngo umuntu wese wumve ibi ngibi amenye ko agomba kwihana kandi amenye ko nta yindi Mana ikwiye kubaho uretse yonyine. Ni ikihe kimenyetso kimeza ko Imana ariyo yagutumye atari amarangamutima? Ikimenyetso birahari byinshi. Kuba ibya mbere byarasohoye n'ibya kabiri bigasohora, ibyo ni ibimenyetso byonyine bihagije byemeza ko Imana ariyo yantumye. Wifuza yuko ibyo hanuye byasohora kugira ngo bamere kuri umuhanuzi? Icyo kibazo urongera urakimbajije mw'iki kiganiro. Buriya twebwe nk'abahanuzi tugize umugisha ibyo twahanuye ntibisohore, ni uko nta kibazo tuba dufite kuko abantu baba baburiwe. Mwakwemerwa gute ko muri abahanuzi? Ntabwo dushaka kwemerwa, ahubwo umva icyo ijambo ry'Imana rivuga ngo nihabaho umurinzi, wumvise, wo kuburira umurwa ugiye guterwa, ngo uwo murinzi akamenya neza amakuru ko umurwa ugiye guterwa, ngo ntawuburire, ngo igitero cyica abantu kikaza kikabatera kikabica, ngo amaraso y'abo bantu azajya ku gahanga k'uwo murinzi ushinzwe kuburira umurwa, ngo ariko nahagarara ku karubanda akaburira abantu, ngo bakanga guhunga, hanyuma bagapfa, ngo amaraso yabo azabazwa bo ku giti cyabo, ntabwo azajya k'uwo murinzi. Njyewe ndi mu kuburira abantu ngo bave hehe, bave mu byo barimo bahunge, barebe Imana yonyine. Reka tugushimire. Urakoze. Reka tugane ku musaza. Uretse ku Ishimwe ry'Imana TV umuntu yagusanga he? Wasanga kuri telefoni 07 8 78 76. Iyo nomero ni iya groupe n'ukuri. Kuyimpamagaraho yego nta kibazo, wahamagara uko ninjye mba nyifite, ariko cyane abantu mbashaka kwiyo nomero ni abantu bifuza ko tubashyira muri groupe batugasengana, abo ngabo iyo nomero ni ya groupe, abo ngabo nibo tuba dukeneye, kuko abandi bafite undi murongo wabo nawe uhari wa 788 24 79 09. Uwo ni nomero, ni umurongo rusange umuntu wari wese yakwandikaho agahamagara tukamufasha ikibazo yaba afite cyose, yifuza ko tumusengera ku giti cye, yifuza n'ibindi bibazo ashaka kutubaza, uduhamagara kuwa murongo. Ariko uriya murongo mvuze mbere ni uwa groupe. Yego. Reka tugushime tuwe ngo Imana y'amahoro igumugisha kandi Imana n'igihe kindi kintu wishurira aha ni mu rugo tugwaye ikaze. Urakoze. Twe turabarinzi bo kuburira umurwa, n'Imana nitubwira ngo tuze tubabure tuzajya tuza tubaburire. Yes. Turagushimiye kandi tugusabiye umugisha, Imana y'amahoro igumugisha, katubwire abantu ngo banyorokeye kandi ku Ishimwe ry'Imana TV muramusangayo, mugene mukande subscribe kandi mwandike comment mugire icyo yakongera n'icyo yahindura, kuko uyu ni umurimo w'Imana ntabwo ari uwe, kandi ahamagaye kugira ngo akore umurimo mu gihe nk'iki ngiki. Twatangiye dusenga dusoze dusenga. Urakoze papa, turagushimye uko abanye natwe, kandi izina ryawe rikomeza guhabwa icyubahiro. Twatangiye dusengera abarwayi, n'ubu dushoje tukibasengera, ukomeze ubarengere kandi ubiteho, ubakize uburwayi bwose bafite. Hanyuma iyi si yacu ihe amahoro, igihugu cyacu gihe amahoro, imigabane yacu ihe amahoro, kandi ni ukuri twebwe twese uturengere mu izina rya Yesu. Hanyuma utange amahoro ku Banyarwanda, utange amahoro ku batuye isi, kandi abantu bose babone kugira neza kwawe. Hanyuma rero urakoze kubyumvise, tubisabye mu izina rya Yesu.